Manyinya we undekure ntahewe, manyinya we wingira umusinzi, manyinya we wingira akazizi. Akazizi nagakiyaka Sinumva Ikinyarwanda ariko igisubizo nakibagiye. Yego. Kwa kundi baba bari gucukura imva. Iyo bagiye gushiramwe umurambo. Yego. Ngo ntago bavuga ngo imva. Ngo imva ngo irasoje cyangwa se ngo imva ngo irarangiye baze bashyiremo baze bashingura. Gusinze ukuntu babivuga. Oye icyo Kinyarwanda ndakizi. Baravuga ngo mana serero ikintu naje gutekereza. Yego. Buriya utashye nko mu rugo ugasanga umugore wawe yaguze nk'ikintu. Ntabwo baragasuzugo. Akandi akantu bita umunyotwe. Umunyotwe ushaka kumusobanurira. Yes, reka twasuzana none rero aho muherereye hose mabwire ngo mumeze mute. Iwacu na amahoro masa, turashima Imana ya Kamwana. Utagisoma ku nzoga yakabura byarakoroheye cyangwa wenda aho ntari urazinywa akarugo ndacyagasomaho ahubwo ejo bundi nanyweye kenshi ndavanga akaboko gacishemo gutya. Yego, ndavanga bura kuvanga inzoga nibimbwire n'abasinzi bagenzi banjye byumwe inzoga imwe naho birabyo kuvanga yanteye umutwe. Niyo mpamvu ubu ngubu ndi kunywa gafanta yaka. Mbwira indirimbo, hari indirimbo yabivuga ku nzoga? Ku nzoga ni nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane. Hari zitwa za manyinya nyine y'indirimbiri bo ntago nyizi neza ariko hari indirimbo ivuga ngo manyinya wende kuranahe kugisenyura hasenyuye kigarura batarama intara zose bakazivuga. Oya njewe ndashyawe n'amafaranga ndirimbe buri naruvuga ukuntu bayivugaho. Oya ntabwo Kigarura urabatarama. Kigali urabatarama. Oya Kigarura bagaritse. Kigarura bagaritse koko. Igitarama uratarutsa. Uratarutse. Igisenyi urahasenye. Yego. Ku Gikongoro urabakongora. Ruhengeri urabahemuja urabagarika. Mu Ruhengeri urahemuza sinzi. Intara zose bakazivuga. Urumva rero indirimbo ku Kibuye urababungamo. Urabona yari umuhanga kabisa. Kandi gusetse buriya wasagata n'umusinzi. Wasagata n'umusinzi. Ira ndirimbo rwose nigezweho kuri ngewe kuko nsigaye mfite n'akaradiyo. Ujye ubikozamo. Noneho ejo bundi nari nasinze nari ndi gutemberana radio nabaye nk'umusazi mu muhanda. Ndi kugenda nyibyina mu muhanda. Guturuka Igikondo kugera Nyamirambo. Mfite radio? Mfite radio. Nani mfite radio. Nagizemo kabe muri kade tuno turadio dusakuza cyane twa Bluetooth. Eba indirimbo narayicuranze umuhanda wose. Ngo yisubiremo gake hano wari ugeze hamwe. Hano wari ugeze hamwe. Ntago napfa kuyibuka. Kugisenyura hasenyuye. Ruhengeri urabahemuza ng'ibyumbura byimbishe. Byumba manyinya we undekure ntahewe, manyinya we wingira umusinzi, manyinya we wingira akazizi. Akazizi nagakiyaka. Akazizi urabona uzariwe nk'ahantu baba bataye nk'ibishishwa by'imineke uzasanga utuzizi n'udusimba tugiye kumera nk'ubushera. Hari ibigage se, hari izo nzagwa. Tujya kumera nk'udusazi. Tujya kumera ahubwo nk'imibu. Cyakora twahuzuye. Tuhuzuye ari twinshi cyane. Utakazizi. N'ahantu hose uzasanga nk'ibishishwa by'imineke, ahantu wenda hageze nk'isukari, ubuki. Muri make buzanwa n'isuku nke muri rusange. Kuko n'abantu barya ibiryo bano bibera mu mageto ugasanga ibiryo ari kurya ntiyabemaze ntiyazihuza n'amasahani. N'utuzizi turahaza. Utuzizi turaza ariko ntango n'utuzizi nanjye isazi buriya we. Uyangira iki? Isazi kuko buriya utuzizi ntabwo dushobora kujya muri toilette ku mazirantoki. Hari utwari wahabona ariko isazi yo ku mazirantoki ni iwabo. None kavuye kazi gakora ku musani usanga abanzovu barwaye za tifoide ngabo bandi barwaye za tifoide bitewe n'iki n'isuku nyinshi. Uvuze nzovu ndibuka nako beretse ndaza kubyuka nyuma. Wegeze kurwara tifoide ejo bundi yarapfuye kandi bambwiye ko tifoide iterwa n'umwana. Wambwira akamaro k'isazi? Buri sazi wazimuna mu maro zifite. Sazi se ko numva ko hari n'abazirya ngo ugiye burya saza azirya nk'abahasanze ubwo bare naziryaga. Nago bavugaga isazi muri yo kuzirya. Bazivugaga ko ugiye ahantu
ibiriyo nibyo ufata nibyo bashatse kuvuga burya ntabwo bavuze bashingiye ko umuntu ari isazi ahubwo bavuze ko isazi zifite umumaro n'ikiganiro n'umusemeri mwana afunze wagikoze isazi zifitemo acide muri zo ituma ibyo zigiyeho bibora zikabona ububirya waba uzi ngo wenda yageze ku nka yapfuye cyangwa inyamaswa yapfuye nitobora burya abantu kayiciraho amacandwe ngo ifite acide ya macandwe niyo agenda akaza gutuma cya kintu kibora vuba kikoroha ikabona ubukirya nibyo koko burya umumaro w'isazi n'ibishingwe tubona ari umusaza zifite akamaro gutuma bya bishingwe bibora bikaza gutanga ifumbire ubwo niko kamaro cy'isazi niko kamaro kazo gutuma ibintu bibora yego shakara akamaro kazo rero ntacyo kamaze rero hari ubuzi ngo buri kintu cyose burya nta kintu kiri kidafite umumaro nta kintu Imana yaremye kidafite umumaro ngewe nasuye parike y'Akagera uzi ko mu nyamaswa ziriyo nini 5 bavuga inzovu bakavuga imbogo bakavuga girafe bakavuga inkura ndetse n'intare izo ni inyamaswa 5 bakubwira big 5 ugomba gusangamo hariya muri pariki noneho batubwiye akamaro k'intare numva akamaro kazo ari nk'akahe muri pariki hariya intare wenda akamaro kazo nuko hari abantu baza kureba pariki ariko akeneye no kureba iyo ntare oya akamaro k'intare muri pariki tuvuga n'ubwo wenda abantu baba batanje no kuzireba akamaro kazo ziko intare ari inyambaraga mu njyanyama nta gisimba cyayihiga sibyo nta nyamaswa ishobora kwirukanga n'intare ngo yigirire nabi intare zitaraza uko bigeze kuzica barazimara hari n'izindi 5 bigeze kuzana bakwe nimba ari mu kiye gihugu nimba ari muri Kenya zizanwamo hariya intare zitaraza geze zarashize ngo parike yari maze guhinduka kavuyo k'inyamaswa z'indyanyama zirisha burya izindi nyamaswa nubwo zikaze ariko hari inyamaswa zapfa kwigereza nk'inzovu wumvise cyangwa iyo mbogo none ugasanga ngo inyamaswa zihinde mu gace kamwe ko kurishiriza ahantu hamwe ahana akabishugunda pariki gasanga ni gifite ubwiza bwayo intare igezemo rero ihita izishyira ku murongo zose iragenda nyine aho zihinda handitse kijyayo ikagenda hari po igataya sami imwe izindi zitatandika zisura hari zikaya kurisha zikahagira heza nanone zashaka gutinda ikabagezeho nanone akamaro k'intare ni gutuma ibalansinga ishyamba rigahora rimeze neza ni icyo ngicyo ikindi kandi ikanazigabanya ikazirya inyamaswa zibaye nyinshi n'ubundi zarangiza zidashoboye ya pariki idashoboye kuzikontorora kubera ubwinshi bwazo zikanamena ishyamba zikajya mu bantu ariko intare niko kamaro kazo kumenga ishyamba hari ahantu ko zihinde hariya kugira nzihakure ikazigabanya none se baretse abantu bakajya bazigabanya bakazigabanya ngo intare zigabanya abantu batazimara abantu ariko barabazi ariko buriya ngo intare yashonje nayo ngo irarisha reka nibyo bavuga babivuga yakwitwa byagenze bite byagenze bite ko intare wayishyize ahantu mu nzu ukayikingirana mu ishyamba intare yarakaye kuko baranatubwiye bati mwebwe niba mugiyemo hano kirazira kikaziririza kuva mu modoka urimo kiretse ngo hari ahantu habugenewe mugira mukaruhukira hari n'ubwiherero usanga ari nk'ikibuga kandi nabwo ku ruhande rwaho haba hazitije bya byuma na senyenge zirimo umuriro ariko uwo muriro atari umuriro wakwica ahubwo umugukubita ugahita usubira inyuma ku buryo n'inzoka ubwayo ntabwo yanyuramo ngo izi kuko hasi hari utundi tumeze nk'agatimba karimo umuriro nanone ku buryo nta kuri inzoka yanyura itahambutse iyo yahakoze inda yakoze inda nayo itibabuka igasubira inyuma rero ubwo rero baratubwira bati iyo mugeze hano muri dagadura ni naho ba mukerarugendo bari burareyo bashinga aya mahema bagendana aho burya intare mwana ireba niri hariya iri nyuma ariko ikaba itakwegera reka ijya kuze yakira amazuru gusa igahita isubira inyuma niyo imodoka iri kwinjira ijyamo nayo inyura kuri two dusinga yumva turi guturagurikamo umuriro yagiramo hariya ibirinzwe cyane ubwo rero intare yashonje twageze n'ahandi hantu bavamo mu kibaya kirimo zebra urazizi ziba ari inyamaswa nk'ibihumbi 10 ahari zebra harya sizo marage birabasa by'umukara n'umweru iyo mugeze mu cyanya cyazo ziba ari n'ishyano ryose kandi zose nziza zisa utwana bya nyine bigabo gutyo zo ntabwo zitinya abantu ziranabegera
ziba ziri nka hariya muri metero nk'icumi. ntacyo yagutwara ariko oya ntabwo iriya icyambere kirarisha gusa uyisagariye ikagukoza umugeri igishoboka kizima ni uguhitanya bakora ikiriyo. Oya iwanyu bakora ikiriyo nicyo kintu cyoroshye. bayigira umugeri uteye ubwoba. N'intare igiye kuyifatikana mukiyihamije umugeri ntabwo igaruka. bati nayo idapfuye ikuka amenyo yiba kubisa mu menyo ahita kuka yikubise mu gituza n'undi ntari gwa aho ngaho nayo. Ubwo rero zo zirabegera. Icyo nije kuvuga intare akamaro kazo ni ugutuma ishyamba inyamaswa zirimo zihora zizengurutse ishyamba. Gusa ati nubwo zebra muri aho zo mugeze ahantu hatihishe ari umukenye gusa muri kureba hakurya no hakuno baravuga ati nubwo mumeze muri cyari kugaragara nabwo mukwiye gutinda hanze. Kubera ko ibisimba biri hano nizo nyama z'intare. Ubu bivuze ngo hafa ingwe intare impyisi ziba ziri hafa hanazo ziri hafi kuko hari ukuringira gutya yakumebaye ngombwa ukabona itimbiye rimwe pyo kabira gafasha. Nibyo ngaka kamaro k'intare. Ahubwo rero njyewe ejo bundi hari umusaza wambwiye ikintu manase n'uzi Ikinyarwanda ariko igisubizo nakibagiye. Yego kwa kundi baba bari gucukura imva iyo bagiye gushyiramo umurambo. Yego ngo ntago bavuga ngo imva ngo irasoje cyangwa se ngo imva ngo irarangiye baze bashyiremo baze bashyingure. Gusa sinzi ukuntu babivuga. Icyo Kinyarwanda ndakizi baravuga ngo yapfubye. Ntabwo ari ukabembe ni ukuri kw'Imana. Ibyo nge nibyo nzi kandi by'ukuri. Barambye baravuga ngo imva yapfubye. Gupfuba ni uko bamaze kugera ku kigero bashakaga nimba ari metero 2 bashakaga zamaze kuzura. Nibe babyita imva yapfubye. None se ikintu none n'abatavuga ati tugiye kwirimbi bati tugiye ngo mu ishyamba. Nabavuga icyo Kinyarwanda buryo tugiye mu ishyamba ngo nyine aho bayibukingurire ati wena turi gusezera umurambo mu rugo kuri nyakwigendera ariko noneho abajya ku ishyamba ngo turaca hanaha imuruka zibajyana n'izi ngo bagiye ku ishyamba. Hanabakoresha Ikinyarwanda kimeze gityo. Umusazi yakubwiye ngo ikiwe sinzi ukuntu yari yambwiye nakibaje ku kantu yambwiye. Sinzi ukuntu yabimbwiye kabisa uwo musaza na hano ejo nagiye gukina agafilime. Se filime uracyazibasha? Filime ndagerageza. Nigira hirya. Filime ndagerageza rwose iyo filime mujyeho munayirebe. Iyo filime bayita Amarira y'Imfubyi. Ukinamo nk'iki yaka? Ukinamo nk'iki? Nyinamo n'umukozi wo mu rugo ariko hari umusaza nawe wananiranywe n'umugore we nkajya kumugira inama ariko nkamugira inama hafi ya nayo. Avuga ati yakajya inama n'ubusanzwe wajya inama nta nama wagira umuntu. Wakabundi tuve mu buzima bwa filime ariko bagende kuri YouTube banze searching bandikemo Amarira y'Imfubyi. Yego bitabiza Amarira y'Imfubyi du supporting iyi filime ndetse ubwo na ya Kamwana nawe tuba supporting muri iki mu bintu bikarebwa nejo bakwa kandi kazi. Nibwo abakunzi ba Kati TV Pipi Kati TV bakunzi ba Light Media TV bakunzi ba Murage Family TV bakunzi ba Pastor Manase mwese munyarukireyo tumenye ngo mudusapotinge kabisa iyo filime rimwe inyigisho zigiye zitandukanye muzayireba harimo ibyerekeranye n'ingo z'iki gihe harimo ibyerekeranye n'urubyiruko byose birimo. Ndi gukinana n'akana bita Bwenge ndabizi muragakunda. N'amaze iminsi ndi mu ntara baracyambonamo nka Papa Bwenge kubera filime twakinanye nyinshi ariko hagira imwe yirutse irebe ukundira inyama z'abakongomani. Warayibonye? Narayibonye. Akana kandira inyama rero yarebwe n'abantu benshi n'ahantu ndacyagira bakanyisha batari ko Bwenge bite Bwenge rwose arimo kabisa. Bakunshakira nimero y'ukuntu Bwenge nazamubona muri minsi ko tuzaganira. Ya Bwenge kabisa ndaza kumugushakira ndago umuntu rwose. Akandi kantu ubuze nagaki akandi akantu bita umunyotwe. Ushaka kumusobanurira n'umuriro utarimo igishira gifatika akaba ari umuriro muke usigaye ariko wibeshya abenshi banawibeshya ko wazimye. Kubyumva hejuru mumeze nk'ivu ariko ushyize ikiganza hejuru yawo wumva kurimo rero ababeshya ko wazimye ko wakandagiramo uwo munyotwe ukaba umunyotwe nyine. None se umuntu wabitsobanure ko yambwiye ko umunyotwe ngo ari ivu ryazimye. Uwo ni umuhirimbiri iryazimye n'ive 100%. Umuro wazimye ni ivu. Ngorata. Umunyotwe n'umuriro tuvuga wenda
reba kera batagaga ibishyimbo bagakoresha wenda ibishyitsi n'izindi nkwi zumye kera reba ibishyimbo bya kera sinzi uko byaga bimeze babicaniraga umwanya munini ugasanga rwose guhera nka saa saba bashyize ibishyimbo bari burye saa moya uri kubyumva nitwe umunyotwe uri kubyumva bano yote ni umuriro w'umunyotwe nyine nk'uko uvuga ngo umuriro w'inkekwe inkekwe rero ni umuriro bagiterura isafuriya uri kubyumva ubwabyo ushyizeho n'ibindi biryo byoroheje ntiwongere gucana n'ubundi byashya utongeye gucana ibaze ko kera baga ruteka ibishyimbo ugasanga begereje ibishyimbo bya kera yego n'amabuye simbizi bagera nka saa saba cyangwa saa sita bagaterekeraho abantu temwe mucani ibyo bishyimbo byagera nka saa 11 bagashaka ibijumba cyangwa imyumbati cyangwa amateke bakagerekaho kandi bimwe bitaga rumari nk'aduhaga mu nkanda nibyo batari rumari inkwi sinzi ukuntu kera byaga biteye bukabona bagere nka saa 12 byashizeho umushogoro kubyumva cyangwa izo mboga zindi ku buryo bigera nka saa moya bagicana uwo muriro rero iyo baga bateruyeho umva baga wagwiriye mu ziko barangiza uwo muriro pisi muri kuganira ku mashyiga nimwongeye gucana nyine banga ko mwana amara n'inkwi ziko banaryaga bakikije iziko cyabana katera hari umusambi bagenda bakicarayo bakaharira ababyeyi bari hariya nabo uwo muriro pisi ugenda uhwama ugeze ubwo ubaye umunyotwe ariko umuriro bukirimo umuriro burimo sasa umuntu abinsobanurira ari ngiye nabi bavuga bati yarakubeshya bavuga ati nk'ukotsa ikijumba cyangwa iteke bati kucyotsa mu munyotwe sha ukagisesekamo gisha neza kidashiririye kiretse nyine nawe ukirajemo hana abantu bibeshya bati umuriro wacitse nayo urapfe kuzima bakavumbikamo ibyo bijuma kajya kwiryamira iyo bagukire mwinshi azaba cyabaye amakara nacyo cyabaye ariko igihe washyizemo wari uri kugenda uhwa muri hafi kurangira gisa neza cyahiye neza rwose uwo munyotwe kiba cyahiye kitashiriye na gato kimeze nk'igitetse ucyoza n'igishishwa ukakirya voilà ishkumba kigangayemo kubona ko kiryoha ngo umunyotwe rero no munyotwe rata yarambeshye umunyotwe yarakubeshya ibintu nk'ibyo mba mbize cyane ujye umbaza yarambeshye kabisa ubwo midutse kumbaza abantu bose nako tubasuhuze abantu bose bokeje imyumbati bokeje amateke bokeje ibijumba bokeje ibirayi mu munyotwe mana serero ikintu naje gutekereza yego buriya utashye nko mu rugo ugasanga umugore wawe yaguze nk'ikintu ntabwo aba ari agasuzuguro atabikubwiye uwo mugore sanze mu rugo yaguze ikintu byatewe nk'uko nakiguze ni urugero njye mba aho nabyita nk'agasuzuguro cyangwa kutajya inama ni iki tuvuge wenda kuri banki twitsanye miliyoni 10 ni urugero ngasanga avuye kugura imodoka kandi wenda amafaranga twapangiye kirazwi twakivuganye kirazwi oya adakoze kuri ayo ngayo ngasanga aguze ikintu ugasanga wenda yaguze nk'ikira wenda tuvuge ku bintu byoroheje wenda ugasanga umufuka mucere uteretse hariya uwo mugore abaye afite igitenge kimwe namugura 3 umugore utekereza aricyo atakoze kuri yandi yagahunda umva rwose ayo twapangiye ikintu tugenda dufite amafaranga ni minerivare hasigaye icyumweru kimwe abantu bakajya ku ishuri nkamubwira nti dore minerivare ni iriya ubwo turi aho ushaka umunsi twajya kuyishyura hakiri kare si ngombwa gutegereza umunsi witangira ngasanga yakozeho twavugana nabi kuko urumva hari intego y'amafaranga hari icyo twayabikiye ariko ndaho hari ukuntu agize gutya aguye ku dufaranga wenda iwabo bamwoherereje akantu wenda nk'umusaza bati mwana wanjye batera udufaranga 100 mfite nkakaba twohereje ngasanga wenda mu rugo litiro 5 z'amavuta zirahari ngasanga amenya abana amata yagiye agura amakarita ashyira hariya niko umuntu wabo se wamunganya iki wowe bifata nk'agasuzuguro se cyangwa nari nabifashe nk'agasuzuguro kuko hari akantu naje gutansanga dusabe yaguze akantu mu rugo arangije arambwira ati nta gahene iwacu nagurishije kuko nabonaga aka kantu gakenewe hano mu rugo ndakagura ubwo si burasa agasuzuguro baba we uburyo n'umusabe imbabazi wamubwiye nabi cyangwa wagafashe nk'agasuzuguro aceceka oya ntabwo namubwiye nabi ariko namubwiye ati ngiye wansuzugura ufite umugore muzima arangije arambwira ati narinzi ngo urabyishimira yashakaga kugukubita surprise none nibyo nyituye ko umugore muzima nagukoreye ibintu bizima
akagura ibintu byose bifite inyungu ku muryango, bifite inyungu. Urabona ati ngewe nandi kugura urugo rwacu none nibyo ngibyo ngituye. yaguze agaki simba atari ibanga, niba atari ibanga ni intebe shazi kuri inturi. Wabonye umugore abonye udufaranga aguze intebe, mwese ubundi hari ubwo yaziguza mufite izindi se basi ngo zabuze umumaro, uzi uko zari zikenewe, nurisa gusesha. Wowe wagize amahirwe ubona umugore muzima, hari undi n'ushaka kuyabona gutyo agapanga pati n'abandi bagenzi be, ukuva nimugoroba atera umuntu wenda agize anniversaire ndajyayo kumugasa n'umuntu yagiye kuyamarirayo. None urumva umugore ahera kune kuko azi neza kumugira abashyitsi mukabura aho mubicaza, ubashaza ku yandi mafaranga buri gihe twebwe urabona tuba turi kugenda genda, ariko umugore aba ari mu rugo n'umenya cyane cyane bikenewe mu buri nta bushobozi aba afite ngo abigure. Ejo wajya kubona ukabona none uratashye nta nubwo ari bwo bwa mbere. Hari igihe nawe nkabona ndanguriye nk'inkweto kandi koko nari nyikeneye, none se yahuye n'agashati keza nkabona arakazanye, yahuye n'ipantaro nziza nkabona arayizanye. uwo rero uwo mugore wawe rero umvise umugore wawe yaje kubaka azi ikimuzanye cyane, narakaye navuze ibisa agasuzuguro. Ntabwo ari agasuzuguro. Umugore wawe yaje kubaka azi ikimuzanye, niba yicara amenya ibikenewe agahita bitanga, yaje kubaka azi ikimuzanye rwose. Ahubwo ufite amahirwe uza kuba inturi cyangwa kamera nka ba bakobwa tuye tubona abandi bampana vuba nigendere byo kuba byararangiye. Wamugana wowe amafaranga yakubita umweko cyangwa ukajya kuyabyinira umuntu ubu ntiyajyayo, aho se ntiwari unayazi. Sinari nanayazi. Nanjye kubona nicyo mpamvu akubwira ngo urugo, niyo mpamvu avuga ngo urugo ni urwa babiri. Impamvu ari urwa babiri, iyo ufite umuntu ukunganira bivuze ngo umugore wawe ushobora kurwara akaba ari guhigahiga avuga ati umugabo wanjye mwereke ko nanjye hari agaciro mfite. Nijye nabaga mfite amafaranga pe afatika, kambwira ati waritse tukagura intebe, ko ari igihe ujya uvuga ngo ujye utinya abanza uko bagusura kubera izi ntebe zishaje, waritse tukagura intebe. Bana nkavuga ati buretse tuzaba tuzigura, nkagenda nyanywera buhoro buhoro akarinda shi. Noneho yambwiye ati yavuze ati nimbikubwira n'ubundi urahita uvuga ati buretse, cyangwa se ugenda umbwire ngo mungujijeho make ugenda uyanywere arinda arangira nta kintu kizima kubuzima. Ubu ngubu umwanzuro yafashe yamaze kumfatira, ubwo ni ukujya kubita surprise no ku mafaranga dufite ngasanga yaguze ikintu kiza. Voilà, ufite amahirwe cyane. Ugira umusuzo uvuti Manase twanaganiriye ambwira ko ibyo ukora bikora abagore bake, ariko bene abo bake nibo bakenewe cyane muri iki gihugu no muri Yesu yarwo. Dusabe mbaye ngushimiye nubwo nakurakaje ariko uyu musabe imbabazi. Okay, mwakoze cyane rero, bye bye.